Yaravuze ngo ibagirwa ejo hahise ubeho uyu munsi, nuramuka ubayeho uko bikwiye uyu munsi, ejo hazaza haziyitaho. Yaravuze ngo ngomoka ahandi uko wihirinze, uko wahatanye, ari byo bigena umushahara uhembwa. Burya imbaraga ukoresha mu kwihiringa no guhiga ubuzima nizo zigena umusaruro uzasarura. Yaranavuze ngo buri munsi wose ndahiga, nta munsi w'ikiruhuko ngira, narirarenga nawe tangira uhige. Uyu mugabo yaravuze ngo niba ufite umwanzi ariko bikamutera ubwoba bwo kukwereka isura ye, ibyo nabyo tubyita intsinzi. Niba ufite abanzi bagira ubwoba bwo kukwigaragariza, uri umutsinzi. Uyu mugabo yaravuze ngo mu by'ukuri buri munsi wose ukangutse bigakunda ni umunsi mwiza, ni umunsi w'umwihariko. Icyo usabwa ni ugushyira ikirenge cyawe imbere y'ikindi, ubundi ukayobora uwo munsi. Aranavuga ngo buri munsi wose ni amahirwe mashya yo kugera ku ntego wihaye. Burya buri munsi y'izuba rirashe dukanguka dufite amahirwe mashya yo kwiteza imbere mu buzima bwacu. Niyo mpamvu akubwira ngo ubuzima ni bugufi kandi ntibujya bwihanganira iminsi twapfushije ubusa. Iminsi yose upfusha ubusa ubuzima burayikuryoza. Rick Ross yaravuze ngo buri muyobozi wese yatangiye ari umukozi, buri mubosi wese yatangiye ari umukozi. Niba uri umukozi rero nawe ushobora kuzaba boss. Abantu bose batangirira hasi, bisaba igihe n'ubwitange kugira ngo inzira yawe igere ku bushorishori. Niyo mpamvu utagomba gucika intege. Ninga byandi tuvuga ngo igitonyanga gitobura ibuye atari imbaraga gikoresheje, ahubwo ari uguhozaho. Yaravuze ngo umubare w'abantu uhesha umugisha niwo ugena ingano y'intsinzi ugeraho. Niba hari abantu remera, nawe witegura imigisha myinshi mu nzira unyuramo. Burya gufasha abandi bantu bisobanura ubutsinzi. Umusaruro munini ugira uterwa n'igisobanuro ufite mu buzima bw'abandi. Burya tugomba gutinya urupfu kugeza dutanze umusanzu ukomeye muri sosiyete. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye naryo nifuza ko twasigarana twese. Yaravuze ngo umuryango uza mbere y'amafaranga buri gihe. Ntugafatwe no gushaka amafaranga ngo wirengagize umuryango wawe. Umuryango uza imbere, amafaranga akaza nyuma. Umuryango niwo usobanura kubaho. Mu rugamba rwo kubaho rimwe na rimwe twibagirwa amafaranga, mu gihe mu rugamba rw'amafaranga rimwe na rimwe twibagirwa kubaho. Burya iyo ubayeho nk'utazapfa birangira upfuye nk'utazabaho. Nibyo nababwiye ngo duhugira mu gushaka iby'isi bizanashira, tukibagirwa ikintu kimwe ari nacyo cy'ingenzi kuri iyi si. Icyo ngicyo ni ukubaho. Burya kubaho ni ukubonera umwanya n'abantu n'ibintu ukunda. Umuryango rero uza imbere y'amafaranga kuri Rick Ross. Hari abantu bashimbuje imiryango amafaranga, ariko ujye uzirikana ko nta kiruta umuryango. Uyu mugabo yavuze irindi jambo rikomeye ngo urukundo ni ubuntu, ariko birahenda kurugura. Iyo ushatse kurugura biraguhenda, ariko mu bisanzwe urukundo rwo ni ubuntu. Gukundana biroroshye cyane iyo ubonye umuntu ukwiye, ariko bizatwara igihe kirekire kugira ngo ubone umuntu mu buzima bwawe. Bizaguhenda kubona uwo muntu ukwiye. Rick Ross yavuze irindi jambo rikomeye nifuza ko twasigarana. Yaravuze ngo ujye ucira umuntu urubanza ukurikije amahame ye, ntugacire umuntu urubanza ukurikije ibyo afite. Ntugacire umuntu urubanza ukurikije imodoka ze, amafaranga afite kuri konti n'ibindi. Jya ucira umuntu urubanza ukurikije igisobanuro yahaye ubuzima bwe. Burya kuba umuntu agenda n'amaguru ntibivuze ko abuze amafaranga yo kugura imodoka, ahubwo ni ukubera amahame n'igisobanuro yahaye ubuzima bwe. Kuba umuntu arira muri resitora ya 500 ntibivuze ko abuze amafaranga yo kurira muri hoteli, ahubwo ni amahame yahaye ubuzima bwe. Hanyuma yaravuze ngo ntuzigere wibagirwa uwo uri we. Burya ngo amafaranga ashobora kukuzanira amahirwe mashya mu buzima, agatuma n'ubuzima bwawe bureberwa mu bushorishori. Gusa nyuma y'ibyo byose uzibuke gukomeza kwicisha bugufi kuri bose.
nibyo mbabwira ngo ahazamuka hose burya haba hanamanuka. Uko uzamuka mu ntera ujya uzirikana ko hari abo mu bisikana bamanuka, hari n'abandi uba usize hasi. Ujye wicisha bugufi rero, kuko bariya mu bisikana nibo bazakuramira cya gihe nawe kizaba cyageze ngo umanuke. Uko uzamuka mu ntera ujye wiyoroshya kurushaho. Rick Ross yaravuze ngo umugore burya ni impano y'agaciro, ariko burya byasobanurwa neza n'umugabo we. Hanyuma Rick Ross yaravuze ngo niba udafite icyifuzo mu buzima, ubwo ntuzigera ugera mu bushorishori bwawe bwuzuye. Burya kwifuza ni iby'igiciro cyinshi. Yaranavuze ngo sinigeze numva ko ushobora kujya muri gereza ubuzima bwawe bwose kubera kugurisha kokayine. Natekerezaga ko igihano cyo gufungwa burundu ari icy'abicanyi. Aranavuga ngo iyo uri umunywi w'ibiyobyabwenge uba wumva uri nk'umuyobozi. Uba wumva ngo wabona buri kimwe ushaka, ushobora guhagarika imodoka yawe aho ushaka hose nk'undi muyobozi wese nyine. Uba ureba buri mugore wese mwiza ari uwawe, ujya muri resitora ukarya rwose, wabishaka ntiwishyure ukigendera. Uba wumva umeze nk'inyenyeri kubera hayi, kubera ikiyobyabwenge. Uba wumva ufite umudendezo wose, ariko ibyo byose bibera mu isi yawe gusa. Uko nguko niko ikiyobyabwenge gikora. Rick Ross yagiriye inama abantu bamwe ibiyobyabwenge. Aravuga ngo urabona mu mukino w'umupira w'amaguru, myugariro ashobora kurenza umupira ku bushake ngo batere corner. Ibi myugariro abikora agamije gukurura ikipe ngo bayitere counter attack. Ukuri nako ibiyobyabwenge bikora, birakujijisha bikagukurura, ugashiduka waguye mu mutego wabyo, bikagusigarana. Abandi bagakomeza inzira y'iterambere. Mu magambo yose Rick Ross yavuze, nasoreza kuri iri ngiri. Yaravuze ngo amafaranga si yankoresha, ahubwo njye ndayakoresha. Amafaranga burya nakaguhake, nakakubera umutware. Amafaranga azakubera umugaragu, ni igikoresho cyawe. Iyo akubereye umutware, akubera umutware mubi. Ariko iyo akubereye umugaragu, aba umugaragu mwiza. Yaranavuze ngo abana bawe niba bagukunda, uri umugabo uhiriwe cyane. Aranavuga ngo umwanzi wawe ntashobora kugufata mu mugongo, ahubwo iyo umuhaye rwose urwaho aguca umugongo. Nuko umwanzi wawe aba ameze. Reka nsoreze kuri aka kitozo Rick Ross yaduhaye. Icara uhumirize, utekerezeho gatoya. Ahantu hose waba uri, niba ubishobora guhumiriza, humirizaho gatoya. Tekereza uri kwireba wapfuye. Wumvise bimeze gute? Icyo Rick Ross akubwira rero, nuko umunsi umwe bizabimamo. Umunsi umwe bizabimamo. Kandi nawe umenya umunsi. Bishobora kuba none cyangwa ejo, cyangwa mu myaka runaka. Kanguka rero, kanguka. Kanguka ugaragaza uwo uriwe bigishoboka. Wishimire buri munota bigishoboka. Ntacyo gutinya kigihari, n'ubundi bizarangira usubiye mu nda y'isi. Icyo ufitemo imbere muri wowe kigaragaze. Narababwiye ngo ikuzimu niho hari imishinga myinshi abantu batigeze bamenya. Kubera ko abantu benshi bapfana imishinga. Gerageza wishimire buri munota wose, ugihumeka umwuka w'abazima, kubera ko umunsi umwe hari igihe bizabimamo ko na runaka yagiye. Uwo runaka ashobora kuba ari wowe. Gerageza ugaragaze buri mushinga wose ukurimo kandi utangire none. Garagaza ibikurimo, usige weretse isi byawe. Hari igihe ibyo bikurimo ari byo byatuma uhindura ubuzima ukabaho neza. Ubuzima ubayemo bushobora kukubera ikuzimu cyangwa bukakubera ijuru. Rema ijuru ryawe rero mu gihe ugihumeka, byibuze nunagenda urupfu ruzagende rwikomanga mu gatuza, ruvuge ruti ndamutwaye cya gikomerezwa, wamukire, wamuherwe, yari yisara yiyongeza, ariko ndamujyanye. Baho neza, kubera ko nutabaho nta muntu uzabikuberaho. Aya rero ni amagambo yavuzwe na Rick Ross, icyamamare. Hari umunsi bizabimamo. Bishobora kuba none cyangwa ejo.
garagaza uwo uriwe bigishoboka mu gihe ugihumeka. Ishimire buri munota bigishoboka mu gihe ugihumeka. Nta kintu cyo gutinya gihari. Amagambo meza cyane kabisa. Iri jambo ryagucitse, duhurire kuri YouTube channel dash. Ubuze umuntu wari usobanuye byose mu buzima bwawe, nibwo yuka ko ubuzima ari ubusa. Ugomba kwishima ukibufite. Niyo ubuze nka suku byara, ukabura nyoko, ukabura umuvandimwe, ukabura inshuti magara, nibwo utangira kubona ko ubuzima ari ubusa. Ukwiye kwishima ukibufite. Uyu mugabo yaravuze ngo biroroshye kuguma hanze kurusha gusorwa hanze. Burya niyo ubona uzasorwa hanze nabi, byaruta ukazigumira hanze. Hari ibintu winjiramo ku ruhande rumwe bakagusohora nabi. Ujye ubanza ucunge neza ibintu byose ugiye kwinjiramo niba utazasohorwa nabi. Yaravuze ngo ntabwo wakunda abantu bose, ntuzitege kuzanakundwa na buri wese. Byakabaye byiza biramutse bibayeho, ariko mubwiza ukuri nta kintu kuri iyi si kigenda uko abantu babyifuza. Yaravuze ngo iyo nabwiraga abantu ko nshaka kuba umunyabigwi, baransekaga bakambwira ko ndi kurota. Kuri njye byari imbogamizi gusa, nibyo nashaka kandi nabigezeho. Burya ikintu cyose watuje akanwa kawe ukanakizeza umutima wawe, nta kabuza ukigeraho. Pogba yaravuze ngo ntabwo njya mbabara iyo umuntu ambwiye ko atankunda. Ni uburenganzira bwe kutankunda, ntabwo ari itegeko ko nkunda. Kuba utankunda ntabwo bimbuza kwishimira ubuzima bwanjye. Nawe kuba abantu batagukunda ntibikakubuze kwishimira ubuzima bwawe. Uyu mugabo yaravuze ngo guhanga udushya ni igice kinini cy'umukino nk'umukinnyi, ariko ni n'igice kinini cy'umukino w'ubuzima. Burya bifasha gukingura imiryango. Akantu kose waba ukora, akazi kose waba urimo, ujye wibuka guhanga udushya. Ni igice kinini cy'umukino w'ubuzima. Bifasha gukingura imiryango abandi batabona. Yaravuze ngo ugomba gukomeza gukora cyane, ugaharanira guhora uri uwa mbere mu kazi ukora. Ni nabyo yavuze ngo njyewe sinkunda kuba uwa kabiri cyangwa uwa gatatu. Iyo ni imyanya mibi cyane. Birumvikana ko iyo ubaye uwa kabiri n'uwa gatatu uba uri mu nzira nziza zo kuba waba uwa mbere. Ariko kuri Pogba iyi myanya ntabwo ayikunda. Mu byo ukora byose, aho ukorera hose, haranira kuba uwa mbere. Amahirwe yaje aho ukorera, n'ibyo ukoramo ahera kuri ba bandi bari imbere. Umwaka iyo uje aho ukorera, uhera kuri ba bandi bari inyuma. Niyo mpamvu ugomba guharanira kuba uwa mbere mu kazi. Pogba yaravuze ngo hari imbaraga zidasanzwe iyo ukora ibintu ukunda. Arongera aravuga ngo ujye uzirikana aho wavuye. Pogba yabyurikiye mu buzima bugoye, hahandi batabonaga n'ahantu ho kurara hisanzuye. Ibyo yabyibutse ngo ababarira bamwitambitse bose, kuko yarihoreye. Kwihorera kwiza ni ukubaho neza. Ujye uzirikana aho wavuye. Nabyurikiye mu buzima bugoye, tutabona n'aho kurara hisanzuye. Ibyo mbyibutse mbabarira banyitambitse bose, kuko narihoreye. Kwihorera kwiza ni ukubaho neza. Pogba yaravuze ngo tugira ubuzima inshuro ebyiri gusa. Burya tugira ubuzima inshuro ebyiri gusa. Ubwa mbere ni ubwo turimo, ubwa kabiri burya ngo butangira kukugeraho cyagiye wamenye ko ubuzima ari bumwe gusa. Iyo wamenye ko nta bundi buzima buzabamo cyangwa se buzabaho, nibwo uba ubayeho ubuzima bubiri. Tugira ubuzima inshuro ebyiri gusa. Ubwa mbere nubwo ngubwo uriho, ubwa kabiri butangira cyagiye wamenye yuko ubuzima ari bumwe gusa, nta bundi buzabaho. Icyo gihe umenya uburyo ububungabunga ukanitwara neza. Yaravuze ngo nukunda ubuzima ubamo nabwo buzagukunda, nubwanga nabwo buzakwanga. Nibyo birimo nambabwira ngo ubuzima bumeze nk'indorerwamo. Iyo woroheje ubuzima burakorohera, wabukomeza bukagukomerana. Bumeze nka nyiramubande, ibyo utanze nibyo bikugarukira. Yaravuze ngo buri kintu cyose kuri iyi si kiba cyiza bitewe n'icyo kigereranya nacyo. Umunyamahirwe ni wa wundi wishimira ibyo atunze, nta kindi abigereranya nabyo. Ugomba kwishimira ubuzima bwawe, nta kindi kintu ubugereranyije nabwo. Ubuzima ntabwo busa, buri wese agira ubuzima bwe. Ngira ubwanjye nawe ukagira ubwawe. Burya nibyo n'umunyarwanda yavuze ngo ingendo y'undi iravuna. Iyo nshaka kubaho ubuzima bwawe ndavunika. Buri kintu cyose kuri iyi si kiba cyiza bitewe n'icyo kigereranya nacyo.
uramutse nta kindi gihari cyo kukigereranya cyahora ari cyiza mu maso yawe. Yaravuze ngo niba ushaka kubaho wishimye uzirinde kurebera ku bantu cyangwa se kubaberaho. Abantu benshi bamara imyaka yabo y'ubuzima babereyeho abandi, kubaho ngo abantu bavuge. Niba ukiri muri babandi bavuga bati ubusa abantu baravuga ngo iki, kuri Pogba uriho igice. Yaravuze ngo ntabwo mbaho ngendeye ku bantu cyangwa se ku byo batekereza, mbaho nkanjye. Sinkeneye ko abantu bavuga ko ndi mwiza, njyewe mbaho nkanjye bijyanye n'ibyo nshakira ubuzima bwanjye. Nizera ko buri wese agira imyumvire ye kandi nubaha imyumvire ya buri umwe wese kuri iyi si. Aya ni amagambo yavuzwe na Pogba. Mu magambo yose Pogba yavuze, yaravuze ngo nta kure wagera harenze uko wiyumva. Burya aho ngaho hagarukira mu bitekerezo byawe, aho niho kure hawe. Niba udashoboye gutekereza ibintu binini nta nubwo uzabigeraho. Aho utekereza ushaka kugera niho uzagarukira. Nta kure wagera harenze uko byiyumvamo.